Ndi Papa Sava. Wachibo. Jena nana kukoze. Nako. Oui. Papa Sava. Oma? Ai. Ni gutyo bihagaze se? Urayoka. Ko bitazoroha. Turabaturiye nigamana. Nawe wabaye niga se? Byahatari. Yakada? Yes. Ese nyiragitari ibyo byaje bite? Papa Sava. Ndagusabye. Nundi munsi sinumve wongera kuvuga iryo zina nyiragitari. Wayahinduye. Ubwo se najya mpamagara nde? Usewe ni wabyipira. Ndi nigamana. Ubu njya mvuga ngo niga. Ubu ndajya mvuga ngo yo niga. Yes. Tubakire se? Mvara. Murafata gake. Agafata man. Mfite timba koko. Urashona? Kuna fanta zana kombonye se. Oya, zana Castro gakonje. Baba yake baba. Gitariro. Era romana. Umusa. No, kuri kwibara bishize ku engineer. Biteze. Urambona ariko. Ni baba yake no kuri kwibara. None se. Wallahi. Umusani. Yo. Ariko murategura. Are. Digitale. Gira gitariro. Uramenye. Ntumva uyu munsi wikije iryo zina. Digide. Gapfusa. Habaye ikizi. Wapi? Wapi? Umusani. Iniga. Urambona? Ariko ambaye umuvundi hariya umukwe. Si biteguro none. Arega. Mbuza gafumbuza sinza abana Abagashize. Tiko nawe gerageza. Digide nko kubita gake. Ari umuhanga w'umusani yaravuze ngo ibyo ubona ni bike birataza. Yanangirije. Yanangirije uriya. Amubitema akantu ka subutu. No gake. Hari iki se unanye nkora gakara? Hari turi yaro dukokare byeri, hari wayini kiri rusha cyose ushaka. Urimo mufata akantu kakageze. Ungewe ndi kuraka mani. Nko bitagake. Akari hafi tukanshimure nanjye nka. Kawayini kwa nonde. Ntacyo makaniyo kaba kabyeri. Nakaze. Nari. Mase digital. Yo. Akamitsingira akaze. Nakaruhayo nta kibazo. Cyakazamukanye. Uramuzanye se? Uramuzanye. Sasa rero ngiye kumushatse kubikora. Urabizi ibintu byanjye ntabwo njye mbyirukana. Ndice ndavuganira kamaze nde kurumira gitoro yipanze. Uriya isiramurira. Abana mwaye rufu. Ntacyo. Urantugire ngo icyaka sinya nayo ngo mugane wandimbati. Ni kibona mu cyo gutanga kikakwima ijambo. Ukagenda ugahinduka neza igipamana. Ariko nawe ujye bisengerera. Ubwo sanze tuwe dusangiramo. Oya. Ese narapereza abakiriya. Mu madiro. Dusengera ariko n'abakene nabo bako besagira neza. Nabashirishirizaho. Buretse gato. Okay. Nyuma y'iminota nka kenze. Ariko akugwa mu kwifunga. Abacanye imbabura ariko. Ewe nashire imbabura nta kibazo. Umva. Nizere ko ufite inyama nziza.
ihene itaraye urumva. ariko nawe jya wubahiriza amategeko nk'uko babitubwira. ihene yiba yabazwe ikarara muri firigo, siyo mategeko se y'inyama. Harya igomba kumaraho amasaha 24 nta kibazo, cyangwa nuko zihari nta ribi, inyama zirahari, inkoko zirahari. No vukunuru ubigenzi komande yanjye ya mbere irazaho ifi izane n'igitoki, brochette y'ifi irazana n'igitoki n'agasalade k'igitunguru. Nitujya kuhindura icyiciro hacu undi muntu, ubwo nge nataka inkoko n'agafiriti ku ruhande. ubwo nakaguru k'inkoko kakundi cyangwa inkoko yose? Tuvuze inkoko yose. ariko se ko ngewe uyu munsi numvaga nshaka gufata kuri jigo de chèvre. Jigo de chèvre hano ngo igihaba. Jigo de chèvre hatungera hari keza kaba gateguye k'intama cyangwa k'ihene, gateguye kose uko kakabaye, tukagakubitiraho tukagaguha gatunganye. hatungera hari yavuye mu kiruhuko nta kibazo. ubwo byaranje aka kanya cyangwa wetangira we kubita urugimbu, kubita urugimbu. Cheers umusa. kwari ufite icyaka cyinshi maze ngize isoni zo kukamara. hanyuma nakubajije ngo urazanye nibyo nari nagiye kukubwira. Njye narebye ndavuga ibi bintu ntabwo ari byiza kubyinjizamo uyu mwana. Ni umusirimu, ni umuntu w'umuhanga, kandi ni umuntu ureba kure. Ndavuga reka nze mbanze njye murebe, tubanze tubyibushye ibitekerezo byanjye hagati nawe, tunamenye ukuntu twibonamo mu makomisiyo, niturangiza tumuhamagare twabanje kubinyorosha neza. Ahubwo ufite gahunda? ariko ntukabidanye mani kuri ino mihanda. Ndakubaza ufite gahunda? twebwe tuba twararabye miliyoni 20 miliyoni ntazikwira 20 miliyoni. Umuntu utanga miliyoni 20 sanande urashona. Ona shyikira mani urebe, ariko ntukigire inzanga. ubonye bimeze bite? ubonye bimeze bite kutavuga? uyu cyane rwose uwo afite ikintu bita ikote. reba neza niba utibeshye ifoto n'uyu. n'uyu nyine uyu cyane. ubwo si igisekeje muri ibyo ni uyu aracyari ku isi? ariko digidi aracyariho? ariko digidi ntukigira inzanga. ntabwo byavamo. nubwo abura amazuba abiri. ntabwo byavamo. nubwo abura abiri. ufata neza ko uyu nguyu nyine ari we wagapfuye, mugasigara mu mitungo ye muyirya muyifatanije. umuntu nk'uyu nguyu ubura amazuba abiri niwe wicara ukavuga ngo upfate mushyire ku mwana w'igitonore, igitomati, izahabu yigendera, diyama ishashagirana, umuvinyo utarasogongirwa. ntukanteze digidi, ntukaneze amutiyaje. aratanga ngahe uyu nguyu cyangwa twuriza ibiciro? oya nawe rero fata uriya mwana sibyo, ni ubuki bw'umuhama urwagwa rudasogongeye. 35 miliyoni. 35 cyane arazitanga. azabasha se shano kumusaba kwitama ko mbona ari imbabura ishaje yigendera. ko tigidigi cyangwa usigarizo barimwe ngo apfe. Yesu genda kubwira ngo va muri ayo, va ku giti dore umuntu amafaranga ni menshi. 35 miliyoni cyane rwose arayatanga. nese wabasha guhekenya kuko nta n'ibyinya kigira. ubwo atahekenyera se ukamukanjakandira ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka digidi. ariko hanze aha abantu baririye barimaze wabo. amafaranga ntacyo adakora we. kantu k'agasaza kameze gutya iminganya. ubusa afite imyaka ingahe? umva imyaka ndumva uyu mwaka araba yuje 96. nese mashini irakora? mashini ntayo ugira wowe, ujya ukoresha iyawe. nshobora urebye abene
ariko ye icyo nkubwiye reka dukore gutya ngewe uretse ko biri bugorane kugira ngo uyu mwana ajyemo ariko ikintu dukora niba agafite amafaranga koko sumbwe bino 30 ni amafaranga nicyo bita urufaranga rweshe kawereke ngiye mfite icyana noneho gihiye ariko sino gushya mfite icyana cy'igitonore umunyonyo umwana araseka amasara agaseseka akomanya ingwego ibishashe ngo rero yaseka ngo kwa ni wo rizemba ashaka afite icyo bita suriri kasante ujye uyumva iseko iziri imbereka ngiye kwereka uyu mwana nanjye namushakaga ariko kuko iby'isi bishira ngiye kumuguha tumupaza akagasaza ubundi ni iminsi ingahe akangaka kakava wenda nabibonye akangaka gashobora kujya mu gisharagati ugasigarana kagapfa batarakambika impeta icyo dukora nuko yose azayimwandikaho reka nkurobanura ifoto nziza umwana yambaye agakanzu kagufi yari ku mazi urumva ameze neza ureke biriya byanyu bikojonjoye wagira ngo nimbabura z'inoze z'amakara dore wamubonye umwana wamubonye umukobwa uwo gukara agasaza kazajya kamureba umutima utimbye nk'urushinge rw'isaha iki ni icyuki warahe wamubonye umwana mutoya reba inyinya ukuntu ijya kumukara wamubonye reba amaso ukuntu yakaraga ukagira ngo ni nk'ay'inka neza n'isombe n'isupu n'isosi wamubonye mutoto hagati aho rero ndavuga yuko bazamukubita veni 15 njye nawe tuzibonemo ubundi agasaza tugashyingira wa mugane gashobora no gupfa kuko ari njye uzaba watanze pasi kandi ari ufite kode cyane agasigara gikiri inama gutaze shushu be jama yo uwo nubwo umunyeretse ntabwo bigwamo neza ariko uyu mukobwa ni mwiza yujuje ibipimo uyu muti use navuga ngo ni umutipe oya avuga ko ari umusaza biri hagati yacu urumva avuga uti imbabura y'umusaza uyu nguyu yishakira agasasa ngo niwe ashaka uwo ndumva bitacamo neza ubwo urumva sasa byaba bigabanutse ku giciro urumva yadukubita nk'eshanu uzi ko bigatuma atari gusa guteze sasa se amushaka amate amushaka ati none se amafaranga akasubiye ko sasa ari inshuti yanjye uyu ko sasa ari umuntu wanjye aka gasaza ubu ngubu nakarebye urabona ko adafite n'ibintu by'ibirwara bya rubagimpurira bya rubagimpande na bya reka noneho tubyoroshye reka tumuhe uwo nguwo nyeretse hanyuma tugabanye amafaranga tumuhe 5 kuri sasa se yatanga ngahe si twatumvikanye se 35 reka nkubwire gitari ntazagukandagira mu gatuza nka kamena Njyewe uzanye ibintu by'uburyo Jama. uzanye ibintu by'imitwe nkagukura ayo menyo ibyo ngibyo nkabikoresha naguseseka muri icyo gikweto wambaye Njyewe 35 barazitanga uragira ngo se mumagane reka nkubwire diro sasa hagati yanjye nawe umva uko bimeze sasa mufite umushinga ntuzakora ikosa iryo ari ryo ryose ryazatuma ibintu bipfa nkabura umusheri nkabura n'amafaranga uko wamubonye ni iminsi ingahe sitatu usanga barabura amazuba 3 yarimo amasegonda yarimo ntayarimo hanyuma ikibazo se ko kazapfa kamwicariye ashaka gasaza ibyo se kandi karareba n'uburaya usibye kugira gutya uko azabe dutoki ikindi yashobora n'iki nawe bireba n'uburaya usibye nyine ko gahese ari amaso yarangiye ubu ngubu ni ukuvuga ngo wicyo ashaka ni ukumubona gusa iruhande umwana umusazura ni ukumubona iruhande rwe sasa yajya aseka ubundi kakamukoraho kandi ubwo urumva niko kaba gahimutumiriza hirya no hino ibimodoka urumva kamuzaniye kamaniko biriya bizu byose gafite ibyo ntazabibona ryari reka nkwereke njye sasa ntibigaragare ko ari njye wamushoye cyane wowe icyo nkora ndajya kubitamo utuntu two kumwumvisha ukuntu ari inyungu zanjye nawe noneho wowe ugaragaze ko ari uburyo bwo kutuzahura kugira ngo n'umushinga dufite w'ubukwe uzagira ukugera muri make njye ndigira nkaho ntabishaka wowe ugaragaze ukuntu ari inyungu zacu kandi amahirwe aza kangahe rimwe buriya ni rimwe mu buzima ongera umireho uragukundira yuko utangiye kugira ubwenge ariko ubu utangiye kuba uburara nk'uku nguku shaho uzacuruza n'ibiyobyabwenge ahubwo bazagufunga mu minsi mike shaho kuri ino mihanda ntabwo biba byoroshye urumva njye nabaho ni reka muhamagare mukorinda
ariko buriya ko wakabaye zifite mu mutwe bafatira nimero zose z'abakobwa mu mutwe uzi ko ubwonko busigaye bwarabaye nk'akayunguruzo ese ndacyaboroka igira benshi noneho inde oya njye ngira umukobwa umwe ntabwo njya mu by'uburaya kandi igihe ahita nyitaba arabizi uzi ko karara kandote ejo kwivuyeho se sheri wowe uri kumpamagara nahageze bapfa gitari yasasa tudapfa ubusa rwose urambona wabonye umusaza yabwiye umuntu uri kumwambika urumva yabwiye umuntu uri kumwambika ndavuga ni ku isi y'Imana uzi ko tutapeze amafaranga bishyura kugira ngo bambare ibitaro sasa umeze utese meze fresh nta nubwo nakubwira ko meze neza n'igitari mbabwira iyi timba wayikuye utambeye none ndaku kagofero ukuntu yagetse hirya nuko amubite mwiza ntabwo biba byoroshye uzi amafaranga afite uzi amafaranga afite sasa reba ukuntu wagira uzasaza neza disi ngira ngo ntabwo ngabo ariko Imana itanga ishaka usaze turi kumubwira magafanta akasa cyaka oranje makangaka rimwe ku gafanta k'umusitari nibyo navugaga dore icyapa yo mu muntu ndabyibuka ashize nk'imyaka nk'ingahera biba ari danga nk'ibiri n'igice abwira ati nzasaza neza ngira ngo ni amagambo ariko ushobora kuba ufite amagugu waragiye utwishamo bituye banyihanganira n'agafunguzo nta kibazo mbabaza birukanye abakozi oya n'abantu bashya nabo ngo bajye gusenga tazavuga ngo ndi umutware gito ngo ndimo kubinira byaravuzwe ngo abantu bafite imishinga mwiruka ku byisi barimwibuke gusenga bakugireyo buriya baranagusabira ijuru ntawamenya kitari mva mubwire naramenya umuntu kwambika ahangaho ntabwo biri uyu munsi gitariro rwose ntiwongere no kuri cyangwa nze kukagura dusohotse ntiwongere kuri nyita sasa nta kibazo sasa tudapfa ubusa musuhinduye uyu munsi ntunyitenyera gitariro nose ndakwita kaye iyi niga dore iniga yo maniga ahubwo bisakara mu kanya ndicara ndavuga ni ndemeye tu ubu ngo ni engitari urumva kabisa njyewe rwose nakubwiye ngo ndi iniga uyu munsi nta nyiragitariro ariko gitari nibyo bivuga umuniga biretse reka rero mubwire wenda twari dufite akagahunda dushaka kujyamo mu kanya n'umusheri ndumva wenda reka wenda nkababwira ko kantu urabizi nta kintu njya kwima gifite oya nta kibazo ndarasa ku ntego urabizi ntacyo njya kwima gifite muri aka kanya ngiye kugusangiza amakuru arihutirwa kandi arakomeye ariko ari hagati yanjye nawe so cyangwa wamubwira maniga sasa uzi rero ko tugukunda kandi uri umukobwa wacu kuri iyi mihanda ntibiba byoroshye ku mihanda urumva twagize igitekerezo oya niwe wakigize nyine akingezaho nagize igitekerezo nk'umukobwa wanjye rero ndavuga nti sasa hari ubuzima ashaka kumuterekamo guhindura ubwo urimo ukajya mu bundi akadushyira ku rundi rwego kuva mu byiza kwinjira mu bindi byiza cyane hanyuma urabona uyu muntu oya utaramumwereka nyine muri make nako wakomeza nyine hari umuviye ushaka ko umujama wacu nyine ushaka ko musangira ubuzima ariko ufite ikintu bita kashi ntabwo uri kumva icyo nshatse kuvuga afite imitungo muri Nigeria indi ayigira hariya muri
muri za Dubai naho Dubai wowe uvuze hafi muri Nigeria ahagira ibikorwa bye yihariye mu gihugu ho ni byinshi rero yaratekereje avuga ati nkunda uriya mukobwa sasa so gukunda wenda byatari byo ko bivuge neza digidi uri keke iki avuga ati ko nkunda uriya mukobwa sasa mwampuza nawe muti ndavuga ntibiroroshye ugati icyo yaje ashaka cyose yahindura imodoka buri munsi ubuzima bwaba butangiye ubushyitsemo urumva byose ariko ni mu nyungu zanjye nawe no kugira ngo twemerere rwose tuguhuze nawe kuko yarabidutumye ariko ubutumwa nashaka kubucisha njye nabanje kubyanga amagambo make wenda ari guca kuri njye nabanje kubyanga ndareba ndavuga se ni gute umusharira nshobora kwicara akavuga ni witinda no mu bintu oya ntabwo ari kubitinda icyo nashaka kugorora ni inyungu ziri muri ibyo bintu wenda yavuze haruguru kuko urumva nabashije gukuba tugenda nk'umuntu ukorera 120 ku kwezi uretse urebe ariko se mana yanjye kuki mutari abana beza koko uretse we sheri nawe fata 120 oya mbabarira baburetse nawe amafaranga yose mbwira gitari nako maniga uretse urebe nyakuba n'umwaka amezi 12 yitabye Imana urumva oya usanga ari 1,200 wamusobanuriye ubundi ndacyaguha ibibare noneho ku mwaka umuntu ukorera iry'ibiri atonda kuva saa 2 kujya saa 11 ku mwaka akora 1,400,000 noneho hashemo akantu keza ahita ambwira ukuntu arimo 35 miliyo imbumbi bivuye kuri adasubizwa bivuye kuri napatanye ndazamura bigera kuri 35 imbumbe nta kindi kintu utanze nta musoro nta kindi take home 35 ndagabanya nkubana amafaranga ukorera ukora rya 60 ku kwezi ngabanya n'igihe wazayakorera mu myaka ufite nsanga wayakorera mu myaka myinshi kandi ubwo ntushyizemo ko nanjye nta kintu mfite mu gihe dufite umushinga urambye nge nawe nahise ntekereza ndavuga nti aya mafaranga wayafata wowe ukaza ukamwereka urukundo nyakwigendera se nose yitabye Imana n'imitungo yasize oya ni muzima ariko asa n'ugenda arimo agenda ariko yongera agaruka ikiriho ni ukwicara ngo twe twinjire muri iyo mitungo usize niba ubyumva ni ukwemera urukundo rwa hato na hato n'umuyo njye nemera urukundo n'uyu musaza kose kutumva amafaranga miliyoni 35 nyinshi sasa vugisha ukuri njye nawe tuzakorera amafaranga ryane ni nyinshi yabarurebe ni nyinshi sasa nyumva yabarurebe urabona nawe tuzayatunga cyane dijya bivuga ni iminsi mike akava ku isi yego urumva rero n'ubundi umutu ni nko kuyatoragura ariko sasa reka ubugoryi bw'Imana amafaranga ukikomerezanya na dijidi ndiko yareba mu mbaga yakumbuye mana we uretse ibyo yamaje no kuyashyira kuri konti yora amafaranga numara kuyayora wicare utuze iminsi 2-3 uwo mu rukundo genda banifunze ukuntu icyo twebwe tuzakora bita bintu icyo twebwe tuzakora n'ubutabazi bwihuse no kurira no guhura tukagikorera amafaranga 3 urabo nkubisemo 10 ukubite 5 nyiragitaro za komisiyo usigarane bave ubusheje ese kumbi niyo mibare mwari mufite nose digidi iyo ngiyo ntabwo ariko twari twabarize inyungu ku ruhande cyane mbese uri kumfata usanga uri fiance wanjye uri kunshuka nyendamo amafaranga njye kubana n'igisaza nzagaruka sunyemere ibyo ni plani ni plani kuzana amafaranga ariko ndi kumwe n'igisaza wowe uri kumbara ngo wihera amafaranga kwa planinze ni ukuvuga ngo wowe ubaye uriyo n'ubundi uyu nguyu si ugutega imodoka ukamugeraho ni ukugukurikirana gusa neza tukamenya ko iminsi yageze sefini akava mu mubiri ubundi ugasigara muri ubwo buzima ariko ibyo dukoze ni ukuguha pase kandi nta minsi uyu nguyu yashigaje miliyoni 35 sasa ni nyinshi ntimukaba abana uwo musaza harimo apfa cyora amafaranga ubuse ko umuntu aba yagutekerejeho umuntu aba yagutekereza uri na sheri wanjye wibaza icyo kintu nkigomba yuko muzajya mujya no mu buriri mukaryamana
Nose sheri ubu koko nemerewe nyakwigendera ko aya mafaranga nuyanga abandi bakayakorera sinzi ikintu uzambwira kabisa nta kintu wansobanurira wegenda wishete hariya urukundo ujye mu buri bijyane dukorera amafaranga nzaba umva nkubwire digidi ariko ndeba nkacishamo amaso uri igitekerezo suko nari kugenda nkideviya nkacisha hariya nkafata kidomanye ariko sasa mu buzima bwe nta nubwo ari igisambo aya yo yayakoresha neza azinuza management yafata neza akagera ku cyo yegera amafaranga nanjye managing neza wirinde ikintu cyatuma amafaranga ducika ariko ibaze kuba njyewe nigomwe iyo televiziyo yawe nziza nkunda y'ubunyunyuzi ntemera kuyiteza kari agasaza ndavuga ni muzemere muryamana ariko ndaho nanjye mpfira mu mutima ariko amafaranga tuyakorera urumva icyo kintu namuhaye arimo ampamagara ndamusubiza mwita mubwire ko twemeye ndamusubiza ngo iki mubwire ko yari sasa ntibirimo sheri nyemere yafate iby'isi birashira ntundi se si televiziyo azajya acana nubwo azaba yomoye nta kibazo yafate muhamagare mubwire ko twayemeye ko digidi uzi ko kandi njyewe natwe tukajya kuntanga mu kwezi ngo basaza uranyengera ibintu kubimenye ntabimena se ntabimena digidi ibi ni ibikimwa akuzi ko mfata ukangira igicucu wowe kaho ndebera kunyangirizaho ndabikwishyura papa sava kwangiza digidi ubundi iyo urebye ubona ufite ubwenge butekereza neza miliyoni 35 uzi ko niyo bagusaba ngo bajya kumubotera we wantanga umugemo gusa umugome tugire nk'ibi mwamumara n'ibikikwera nyine papa sava nako nabikubwira